hari umuntu uri kureba iyi video muri aka kanya ageze aho yumva amagambo yo gusenga atakimufasha. Si uko atakiri umukristo, si nuko atakiri umwana w'Imana, ahubwo nuko amaze igihe kinini asenga ariko igisubizo akagitegereza amaso agayamukiriye. Wasenze usaba akazi, wasenze usaba gukira, wasenze usaba urugo rwiza, wasenze usaba urubyaro, ariko uko iminsi igenda ishira umutima wawe wageze nawe wibaza uti ese Mana, uranyumva koko? Niba ibyo ari byo uri kunyuramo umunsi ashengenze ntufate. Kubera ko hari ijambo rimwe Imana ishaka kukubwira uyu munsi, ijambo rimwe rishobora kukongerera kubyutsa ibyiringiro wari waramaze igihe kinini waratakaje. Kandi mbere y'uko inyigisho irangira ushobora gusobanukirwa impamvu amasengesho yawe atarasubizwa, impamvu ibyo bitavuze ko Imana yagiye. Nitwa Bizumuremyi Eddy kandi ndabashimiye cyane kuba turi kumwe kuri Gospel Rwanda. Intego y'uru rubuga ni ugusangirira hamwe ijambo ry'Imana kandi bikadufasha mu gukura mu kwizera, bigakomeza abananiwe, bikagarura ibyiringiro ku bantu bumva ko urugendo rwabo rwageze ku iherezo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, twakiriye neza, subscribe cyangwa se follow kugira ngo ujye ubona izindi nyigisho zizagufasha gukura muri urwo rugendo rwawe kwizera. Uyu munsi ndumva umutima wanjye wuzuye ijambo rimwe gusa, kugira ngo gusenga kwawe kwarumvise. Gusenga kwawe kwarumvise. Iri ni ijambo si iryanjye, ni ijambo Imana yavuze. Tudatinze dutangiye dusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cya mbere umurongo wa 13. Haragira hati: ariko marayika aramubwira ati, ntutinye Zakariya, ko gusenga kwawe kwarumvise, kandi umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Aya magambo yavuzwe hashize imyaka myinshi Zakariya abayeho, ariko ndizera ko afite ubuzima n'uyu munsi. Ko Imana yavuganye na Zakariya icyo gihe, irashobora no kuvugana nawe gusa. Ariko kugira ngo usobanukirwe neza uburebure bw'aya magambo, ugomba kubanza kumenya uwo Zakariya ari. Ubundi ni iki cyatumye amarira ye amara imyaka myinshi atarabona igisubizo? Kandi se Zakariya ubundi niyo mpamvu Imana yamutinzeho nyamara yari yaramaze kumwumva kera? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri video. Reka tugire akanya twumvishe ubuzima bwa Zakariya. Ntabwo yari umuntu utazi Imana, kuko yari umutambyi yakoreraga Uwiteka n'umutima we wose. Bibiliya ivuga ko we n'umugore we Elizabeti bari abakiranutsi imbere y'Imana, bakagendera mu mategeko yayo batagira umugayo. Ariko nubwo bakundanaga n'Imana, bari bafite umubabaro ukomeye. Nta mwana bari bafite. Muri icyo gihe kutagira umwana byafatwaga nk'ikintu kibabaza. Abantu baravugaga bati, ese Imana koko ntirumva? Hari n'ababaciragaho iteka bibwira ko hari icyaha cyihishe inyuma y'ubuzima. Itondo Zakariya yakomezaga gukora umurimo we, yakomezaga gusenga, yakomezaga kwizera, ariko imyaka yarashiraga, ubusore bugashira, imbaraga zikagabanuka, icyizere nacyo gitangira gucika. Birashoboka hari n'umugoroba yigeze kwicara acecetse akareba Elizabeti, bombi nta jambo bavuga. Si uko batari bafite kwizera, ahubwo ni uko bari banaze. Hari umuntu ureba iyi video umeze nka Zakariya, nturekeye aho gukorera Imana kugira ngo nkubwire ngo ntureke gusenga, ariko umutima wawe urimo kwibaza uti, Mana, nzategereza kugeza ryari? Umunsi umwe igihe Zakariya yari ari gukora umurimo we mu rusengero nk'ibisanzwe, nta kintu kidasanzwe yari ategereje. Yaraje gukora inshingano ze nk'umutambyi nk'uko yabikoraga buri gihe.
ariko icyo atari azi ni uko ijuru ryari ryamwumvise. Akanya gato marayika w'Uwiteka aramubonekera, Zakariya arakangarana, ubwoba buramufata, ariko marayika aramubwira ati "Ntukihebe, Zakariya, ugusimbura Aroni." Tekereza icyo gihe ntabwo yavuze ati uyu munsi nibwo Imana yumvise, yaravuze iti gusenga kwawe kwarumvise. Bisobanura ko Imana yari yarumvise kuva kera, ariko yari itarangiza igisubizo. Icyo abantu benshi batumva, hari igihe Imana yumva isengesho ako kanya, ariko igisubizo kikaza mu gihe cyacyo. Ibyo ni byo byishe abakristo b'ino minsi. Ugasenga ukumva ko Imana ikwiriye kugusubiza ako kanya, ariko mu by'ukuri yari igihe gitegereje igihe cyayo. Birashoboka ko nawe Imana yarakumvise isengesho ryawe kuva ku munsi wa mbere waripfukamye uri, yarumvise igihe wariraga mu ibanga, yewe yarakumvise igihe abandi batari bazi ko urimo kunyuramo, yarumvise igihe wavugaga uti Mana, ndambiwe gutegereza, ndambiwe ibi, ndambiwe kode, ndambiwe inzara, ariko kuba igisubizo kitaraza Imana itazi. Ahubwo bishobora kuba bivuze ko hari ikintu kinini cyo gutegura, kandi icyo nicyo tugiye gusobanukirwa. Se kuki Imana itinza isubizo nyamara yaramaze kumva amasengesho yacu? Ni ayahe masomo twakura kuri Zakariya, kuri Aburahamu, Hana ndetse na Yozefu? Komeza umurikire, uraza kubisobanukirwa neza. Niba wakunze ibyo dukora ntugende udakanze like, kandi nyamuneka wibuke kugumana natwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza mu buryo bwimbitse. Murakoze, God bless you.